Bakundwa, ndabasuhuje iki gitondo nanone amahoro abe muri mwe. Dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, turi ku gice cya 21 kivuga ngo ibinure. Uyu munsi turareba ingingo zigera kuri 5 mu mwanya muto. Iya mbere, amavuta y'inka si meza ku bana. Iya kabiri, kuyakoresha uko wishakiye byica inzira y'igogora. Iya gatatu, igihe amavuta meza y'inka adashobora kuboneka. Iya kane, ntibikwiriye gushyirwa mu cyiciro kimwe n'inyama. Iya gatanu iravuga ngo reka abandi batekereze uko babyumva. Nshuti muvandimwe, kuri page 356 umuhanuzi aravuga ngo amavuta y'inka si meza ku bana. Akenshi abana bemererwa kurya inyama, urusenda, amavuta y'ikimuri, fromage, inyama z'ingurube n'imigati yuzuye amavuta n'isukari hamwe n'ibirungo. Ababyeyi usanga kandi babareka bakaryagagura ibyo kurya bidafitiye akamaro umubiri. Ibi bintu bikora umurimo wo kwangiza igifu, bikabyimbisha imyakura, bikayikoresha ku buryo budasanzwe maze bigacogoza ubwonko. Ababyeyi ntibabona ko baba babiba imbuto izazana indwara n'urupfu. Ingingo ya kabiri iravuga ngo kuyakoresha uko wishakiye byica inzira y'igogora. Amavuta y'inka ntakwiriye gukoreshwa ku meza yacu, kuko bitera bamwe kuyakoresha uko bishakiye maze akica inzira y'igogora. Ariko wowe ubwawe ubasha rimwe na rimwe gukoresha makeya ukayasiga ku mugati, niba ibi bituma ibyo kurya birushaho kuryoha. Ibi rero ntibizabateza akaga nk'ako mwagira muyatekesha ibyo kurya bitagira uburyohe. Ingingo ya gatatu, igihe amavuta meza y'inka adashobora kuboneka. Nkoresha amafunguro 2 ku munsi, kandi kugeza ubu nkurikiza umucyo nahawe mu myaka 35 ishize. Sindya inyama. Ku bwanjye namaze gukemura ikibazo cy'amavuta y'inka, sinyakoresha. Iki kibazo gikwiriye gukemurwa ahantu hose abantu bashobora kubona amavuta meza. Uyu ni umuhanuzi ubivuga. Dufite inka zikamwa 2 nziza, Ingeris na Holstein. Dukoresha amavuta ya creme kandi twese akatunyura. Aho ni mu rugo rwa LNG White. Ntibikwiriye gushyirwa mu cyiciro kimwe n'inyama. Amagi, amata n'amavuta y'inka ntibikwiriye gushyirwa mu cyiciro kimwe n'inyama. Mu bihe runaka gukoresha amagi bigira akamaro. Igihe ntikiragera ngo abantu bavuge ko gukoresha amata n'amagi bigomba kurekwa burundu. Hariho imiryango ikennye ihorera cyane ibyo kurya bigizwe n'umugati n'amata gusa. Bakoresha imbuto nke cyane kandi ntibabasha kwigurira ibyo kurya byo mu bwoko bw'ububemba. Mu kwigisha ivugura mu by'ubuzima rero, kimwe n'ubundi butumwa twigisha, tugomba gusanga abantu aho bari. Ntitubasha kugira umudendezo wo kubigisha ibyigisho by'ingenzi byerekeranye n'ivugura ry'ubuzima mu by'imirire niba tutabigisha uburyo bwo gutegura imirire myiza yubaka umubiri kandi idahenda igendana n'ivugurura ry'ubuzima. Nyemerera dusoreze ku ngingo ya 5 ivuga ngo reka abandi batekereze uko babyumva. Tugomba kwibuka ko abatuye isi batekereza mu buryo butandukanye, kandi ko tutagomba kwibwira ko buri wese abona ibintu nk'uko tubibona ku byerekeranye n'ibibazo byose by'imirire. Abantu nibagendera mu nzira imwe uko bikwiriye. Abantu ntibagendera mu nzira imwe uko bikwiriye. Njyewe sindya amavuta y'inka, ariko hari abo mu muryango wanjye bayakoresha. Ntagera ku meza yanjye, ariko ibyo ntibintera ikibazo kuko bamwe mu muryango wanjye bahitamo kuyakoresha rimwe na rimwe. Benshi muri bene data bakoresha ku meza amavuta y'inka kandi babitekerejeho, kandi sinumva ko ngomba kubibabuza. Ibi bintu ntibigomba na gato guteza amakimbirane muri bene data. Simbona ko ari ngombwa gukoresha amavuta y'inka mu gihe aho ndi haboneka amatunda menshi n'amavuta ya creme adafite microbe. Abakunda Imana kandi bayikorera bagomba kwemererwa gukurikiza ibyo bemera. Tubasha
kutagira urwitwazo rwo gukora nk'uko bagenza, ariko ntitugomba kwemera ko intekerezo zitandukanye ziduteza amacakubiri. Asoza aravuga ngo mbona ko mugerageza gukoresha amahame agenga ivugurura ry'ubuzima, mugerageza kwiga kuzigama muri buri kintu cyose, ariko ntimukibuze ibyo kurya umubiri ukeneye. Ku byerekeranye n'ibyo kurya byo mu bwoko bw'ububemba, hari benshi badashobora kubukoresha. Niba umugabo wawe akunda amavuta y'inka, umureke arye kugeza ubwo azasobanukirwa ko atari meza ku buzima bwe. Rero nimunyemerere uyu munsi nanone dusoreza ahangaha. Ibi bintu nta komanteri zindi nashyiraho, Mwuka w'Imana abisobanurira imitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Yes, I see.